nasize ntanze umurage hoya yego mvuye brigade nagize amahirwe yo kubona madamu mbona ndabwira nti rero ngiye ahantu hari umubyeyi mwambwa ati sharanga ugiye mageragere nti arambwira ngo rukore dashira urana zirasenyenyi bashyiraho iyo twasuwe ukabona n'agatoki gakora ku muntu wawe ikintu cyananiye ni kugira ngo bazane umwana wawe wibyariye wareze ubu utemerewe kumukikira no kumuterura nari maze imyaka 3 ntarahobera umwana wanjye ntaramukikira kandi bansura buri gihembwe n'ikibazo umwana wabyaye umwana wawe amara Kazungu Denis urukiko rwategetse ko afungwa iminsi 30 nkiri hanze azanwa mu igororero namwe mwari mufite amatsiko yo kumubona byagenze gute hari imodoka nyinshi zitandukanye ntamenye uko nsobanurira kuko ntari nzi inzego za ruko zingana kandi hari n'umutekano ukomeye cyane wari wakajijwe niko dukoresha mu mvugo za yego nuko yinjiye anyuze muri wa muryango winjira kwa muganga Black Day kuri jewe ya mbere na unugutabwa muri yombi n'ubugenzacyaha niyo ya mbere ku buryo igitondo cyiza abari aho hari mu gitondo kuko nko muri leta zunze ubumwe za Amerika ho ni ku mugoroba umugoroba mwiza kandi aho bari ku mugoroba ngiye nitwa Jean Paul Nkundineza muri iki kiganiro ntabwo ndi njyenyine ndi kumwe na mugenzi wanjye Janvier Romeo kuri uyu munsi kandi turi kumwe na Jean de Dieu Sharangabo umwe niwe wa mbere uje nk'umutumirwa ariko siwe wa nyuma tuzabatumira muri benshi mu ngingo zitandukanye kubera nibizaba biriho kandi uwo Mose Jean de Dieu ikaze muri iki kiganiro cy'umwihariko murakoze cyane yes tugiye kuganira mu ngingo zitandukanye abanyamadini bati aho kugira ngo Imana iguhombe yaguhombya uyu mugabo uri imbere ya kamera zacu ni umwe mu bagabo ari mu kigero cy'imyaka 50 hafonga mvuze ikigero hari umuntu navuze ngo uyu mugabo iyo mubonye anyibutsa mbona ari hagati y'imyaka 47 na 50 hagati ya 44 na 50 ntabwo nduza 45 actually wow none se Sharangabo ndamuruta chef oya nago muruta 42 oya ngiye mfite 42 ndamuruta jewe 81 jewe ndamuruta ndo mu 80 80 niba mvuga ibintu byo kuvuka Mera yavutse mu kwa 12 ubu azajya atera abantu ubwoba wa mwaka wo kwa 12 awuvuge kandi ari bisi ni nani niwo muri 80 mu kwa 12 kuri 31 ndushumwe yes nuko dutangiye niko twaje yego uracyitwa Jean Paul cyangwa witwa Romeo ndacyitwa Romeo Janvier ibyo mubibabarireho yego Risharangabo n'ubundi tugiye kuganira nko Jean Paul arafashe umwanya ari kumwintroduiza no mugabo w'umuhanga tugiye kuganira ku byishe bitandukanye kandi byibanda mu kubaka societe so murongo Jean Paul yego societe he y'abarundi Rwanda ariko nohoya nona kuko narenga nimbibi na societe nyafrika na societe y'amahanga muri iki kirimi abahanga bavuga ko uyu munsi mu Rwanda turi miliyoni 14 ariko ntabwo ikinyarwanda ari miliyoni 14 rukivuga uzi ko ikinyarwanda gishobora kuba kiri muri miliyoni zisageje yego ni cya kabiri muri South Africa buriya se yego ubushakashatsi burahari ntago nabusomye no umuntu bamwe kuko ibintu byose bikora bishingira ku bushakashatsi okay reka tuvuge East Africa ni Kenya Uganda Burundi Tanzania South Sudan na Congo ibihugu kubera ko ari binini buri bwoko biba bifite ururimi rwabo ariko ikiko indimi ziri common cyane ni igiswahili urebye igiswahili muri zo zose u Rwanda narwo ruri mu bihugu ruvuga igiswahili kuko rujya rwizihiza umunsi wo kuvuga igiswahili kuko turi muri East Africa igiswahili kiri comparasory muri ibyo bihugu ariko ntago ikinyarwanda kiri comparasory mu Burundi se Burundi ntago ari East Africa yose igeze Kongo se muri za Kivu zose none se biri bya gatatu ubwo ngubwo bivuga nibura bivuga ikinyarwanda by'ibyo bihugu oya niyo mpamvu ikinyarwanda kitari ku rwego rwa East Africa ariko niho kigana alright ko mbibona mu mboni zawe abanyamadini bataho kugira ngo Imana iguhombe yaguhombya nawe wemeranya nabo hari igihe abantu batekereza ko biba ari igihombo nkuko babibona ariko urundi ruhande ari inyungu kuko tuvuge niba
uri umuntu wakatiwe n'inkiko hari uruhande uba uhombyemo ariko hari n'uruhande ubongutsemo. ubongutse muki buriya kugera amageragere cyangwa se kujya kugororwa mu gihe wakatiwe n'inkiko mu buryo budasubirwaho, kuko ntago sinzi niba ariko tubyemeranya, ntago nemeranya n'umuntu ko umuntu utarakatirwa n'inkiko mu buryo budasubirwaho aba arimo kugororwa. Buriya aba arimo kugororwa cyangwa hagororwa umuntu wakatiwe n'inkiko mu buryo budasubirwaho, kuko niba ugiye gukora igihano kugira ngo agororwe. Uradufasha usobanurira abadukurikiye n'abaturage. Nanjye ndi umuturage ariko nanjye ndi umuturage. Urabizi neza imibare yerekana ko ngiye babankurikirana bari mu myaka 35 kuzana. Urumva ntabwo ari abaturage bato cyane, ni abantu b'abagabo n'abamama n'abakobwa bakuze, ni abantu barengeje imyaka 18 bose. Ku buryo bose bari kumva gukatirwa mu buryo budasubirwaho bwo kugororwa no gukatirwa mu none se nk'umuntu reka mubaze nanjye, reka mubaze niba umuntu ari ku minsi 30 aba arimo kugororwa. Oya, niyo mvuga nkubwira ko abantu bose bafunze batabarimo kugororwa. Hagororwa ngiye uko ntekereza, ariko uko mbitekereza ubwo n'abandi bazatubwira uko babyumva. Ntekereza ko umuntu urimo kugororwa ari umuntu wakatiwe n'inkiko mu buryo budasubirwaho. Utarakatirwa n'inkiko mu buryo budasubirwaho we bihe bikiri mu iperereza, biba bikiri mu procedure y'inkiko. Arafunzwe. Ntago mbizi kuko nta gufungwa bikiri mu Rwanda, harimo kugororwa. Mu mboni yawe? Mu mboni yanjye nuko mbyumva yuko umuntu uri ku minsi 30 batarimo kugororwa kuko hari ryabo umwere. Yego. Gose yaba abaye umwere akaba yarimo kugororwa iki kandi yagizwe umwere. Nyumva rero ko ubwo bazanabo bazadufasha babitubwire. Mwigororero habamo ibice bitatu, abari ku minsi 30, abakatiwe basigaje urundi rukiko cyangwa ebyiri, n'abakatiwe ku buryo budasubirwaho. Uriya muntu wakatiwe ariko ugifite urukiko imbere, ubona afatwa ati? Kuko uri ku minsi 30 abatarajya no mu rukiko, abatarajya muri fond mu mizi. Umuntu ari wese kugera ku rwego runaka ruteganywa n'amategeko, iyo ataragera kuri procedure ya nyuma ngo akatirwe mu buryo budasubirwaho, aba afunzwe iminsi 30 y'agateganyo, cyase arakatiwe ariko atarahamwa n'icyaha mu buryo bw'amategeko mu buryo budasubirwaho. Uko afatwa rero, icyambere afatwa nk'abandi bose. Ngira ngo Jean Paul twibukiranye ko iyo umuntu yinjiye muri uriya muryango, ntago mvuga compound y'igororero, ntago ndibuze gukoresha gereza kuko byarahindutse, ndakoresha igororero. Iyo umuntu yinjiye muri muryango wa nyawo winjira mu igororero, ubundi bivugwa ko abadakwiriye kureberwa mu isura y'icyaha cyamuzanye n'abagenzi be. Abakwiye kureberwa mu isura, kankoresha imvugo n'ubu nanze kwivuga ariko niko yanditse ngo ifungwa n'abagororwa. Yego. Abakwiye kureberwa muri iyo sura kugira ngo bigufashe, kuko nje mu yindi societe bigufashe kwirema nabo bakureme kandi. Kuko icyambere winjiramo uri depressed, ufite ihungano, ufite uri traumatized, ufite udatunganye neza. Hanyuma rero umuntu aramutse yinjiye mu igororero bakamwakiriza, we wagisambo we ugira gute, bakamwakiriza ibyo bintu nanone ibintu bya bu avuze bo ntago nenze ko bajya bayikoresha, bakabimwakiriza. Ntago mpamya ko byamugwa neza mu buryo buri psychological. Yego. Ntago byamugwa neza mu buryo bwo gutegura, kuko abaje no kugira ngo anategure n'urubanza rwe neza. Numva rero uko afatwa nk'abandi bose. Afatwa nk'abandi bose. Utekereza iki? Ahubwo mpita mvuga kudafatwa n'abandi bose bituruka kuri we. Gute? Buri rugo rwose uzinjiramo uzasanga rufite discipline yarwo n'amategeko arugenga. Yego. Uko nyobora urugo rwanyise ko Jean Paul aruyobora, nubwo ari byo duhurizaho. Ikintu cyamara ubusabwa rero no kugera ahantu ukamenya amabwiriza n'umurongo urwo rugo rugenderaho n'uwuhe cyangwa nayahe. Iyo ubusanyije nayo kamem, iyo bashyize amabwiriza bivuze ko ari n'ibihano bigomba kugenerwa umuntu utagize gute, utayubahirije. Yego. Iyo ubusanyije none usanga bagonganye, twayaga tuvuga ngo kugongana n'inzego. Wagongana nazo bakagutendeka. Gutendeka ntago abantu bafite amatsiko. Ese ubundi bwivuze gutendeka, ubundi umuntu ujya gutendekwa ari bari hatendeka, tuvuga ku bintu biri, hatendeka umuntu wananiranye bakubwira ku neza wananira bakagutendeka. Wowe kucyunanira inzego kugeza aho bagutendeka. Jean Paul utendekwa ukiriyo
oya nta muntu wanene mbere yuko dukomeza uri umwe mu bantu bakoreye perimi mu gihe gito niba atari ikimene uyu mugabo avuga ko yakoreye perimi mu minsi 20 harimo na provisoire 23 harimo na provisoire twebwe mu gihe cyacu byo ntabwo byabagaho byagenze gute ni hehe ni kwande naganiye mwarimu Karema Inyamirambo hano musi ya tapi rouge amfasha kwiga provisoire hagati y'imisi 3 n'imisi 7 kandi nishyura maze gutsinda definitive ni hagati y'imisi 15 ndetse n'imisi 30 naho nishyuye maze gutsinda njyayo ngewe niwe wambere nfashe ko ntaki mu ntoki anyigisha uko mpagarara uko nicara buri kimwe cyose maze bituma nyibona ubwo nundi yose ifuza kumugana ku bufatanye muri rusange wahamagara 0788 20 uwo mugabo yitwa mwarimu Karema arizewe kandi aremewe ibyo uvuga wamubera umwishingizi 110%. Sharanga bugira pere ugira urushya rwo gutwara ikinyabiziga ndumaranye imyaka 6 narigiye kukubwira ngo niba utarufite niba umuntu akopa ubwo se kuba kwisi byaba byaramariye icyo mbaye ntayifite akantu ko gukopa yashizemo ahubwo ntangaje no kuvuga ngo yishyuye nyuma maje ngo kuyibona nanjye nicyo kintu kincanga nari nzi ko mwari mwishyurwa mbere ariko kuri iyo nimero wabihamagare wowe se kwameze cyangwa biterwa uko baganiriye ye muradiringa mukora amasezerano mukaya notifia ngo nimero yo ni kangahe 0788 37 iraguha Karema yitwa mwarimu Karema umugabo nabonye utuje utandukanye n'abashoferi bigisha imodoka ubona yigisha ikinyabupfura iyo ukosheje agukosoza neza yabaye umufurere no yize education muri kaminuza yes twumva imyitwarire ye iramwemeza kwigisha mu buryo bwa kinyamwuga none yigishaga abize ubu yigisha ingeri zose ivuga yego yigisha Jean Paul ne yatangiye yigisha bamwe abandi atabigisha cyangwa yigishaga ingeri zose umuntu yashaka kubwira buriya nega posese zirajijuka twagiye 2023 inkuru yo mu bucamanza yabaye y'umwaka harimo iyo mugabo witwa Kazungu Denis abakobwa bagera kuri 14 yarabahitanye ku mpamvu zitandukanye ubwo yaburanaga ifunga n'ifungurwa yavuze ko kimwe mu cyatumye abahitana ari uko yabaguraga mu buryo bw'ubusambanyi ariko ngo harimo abamuteye agakoko gatera sida abantu bagira amatsiko menshi yuko y'ubuzima Kazungu Denis yabayemo ageze muri gereza mu kibazo cyangwa se mwigororero uragira uti umuntu abasabwa kwakirwa neza mu yandi magambo akakirwa na yombi hari imiryango hari amagambo ajya yandikwa mu tugara abantu babamo cyangwa se mu bihodo ukinjira ngo murakaza neza mu kagari k'amahumbezi murakaza neza mu kagari ntarajya kure wabaga mu kaye kagari nabaga mu kagari ka Kavumu murakaza neza abagamo murakaza neza arya n'ubu iyo ni wo mu welcome igomba kubihera ku tugari uyu ni wo mu welcome ubwabyo ni service nziza uhita uvuze ngo murakaza neza uhita wistangira kwisa nubwo uhita wumva iyindi sanse uvuze ngo murakaza neza nko kuvuga ngo mbese kari mu munani wagenewe Kazungu Denis mwirage uzagenerwa Kazungu Denis urukiko rwategetse ko afungwa iminsi 30 nkiri hanze azanwa mu igororero namwe mwari mufite amatsiko yo kumubona byagenze gute bamwakiranye na yombi yaje muri murakaza neza byagenze gute niba ubyibuka Kazungu Denis twamwumvishe mu bitangazamakuru nkuko hariya tubyumva bitandukanye kuko hariya tumenya amakuru yose y'igihugu n'ubuzima uko bwaramutse Kazungu ntago yigeze atugeraho yango nawe urabizi ko Kazungu atigeze amanuka hari hepfo aba hari haruguru hafi yo kwa muganga ariko jewe hitwa ngo iki bakunda kwitona kwa muganga abenshi bakunda kwitwa kwa Sankara niko gataziro bahahaye kuko ngira ngo niwe wari ufite izina remereye wahabaye ariko giye by'umwari kuba muza yewe narindi hanze ndi hanze yego numva ntekeza ko narindi hanze yaje gute hari imodoka nyinshi zitandukanye ntamenye uko nsobanurira kuko ntari inzego za ruko zingana kandi hari n'umutekano ukomeye cyane wari wakajijwe niko dukoresha mu ndugo za yego nuko yinjiye anyuze muri uwo muryango winjira kwa muganga yego uko yakiriwe sinkuzi kuko yasanze y'abandi barimo bacyuma byuma ngira ngo yasanze yo ba Professor Niga
n'abandi batandukanye uko bamwakiriye rero kuko atariho nabarizwaga ntabwo nabimenye kubera ko iki kiganiro gikurikiranwa n'abantu benshi atasiyo ntabwo twajya kure y'ukuri wari wenteroduje uvuga uti umuntu yaje abasabwa kwakirwa neza nawe kandi akabigiramo uruhare rimwe na rimwe iyo nawe ushobora kubigiramo uruhare mu kugira ngo wakirwe nabi bitewe no kutakira kondisiyo y'ubuzima urimo Jean de Dieu Sharangabo umunsi winjiye muri gereza urawibuka yego byari bimeze gute kuri wowe byari byinshi mu mutwe ntashobora gucayura cyamere cyancangacanze ntabwo nari nzi ko hari umubare w'abantu bangana kuriya ntabwo nari mbizi numvaga abantu ngo barafungwa nkumva bamwe nyine barabasabira iminsi 30 abandi barayibakatira ariko ntabwo nexpectinga ko nasanga uyu mubare w'abantu bangana kuriya cya kabiri natangajwe n'ingofero nahasanze abantu bambaye iz'ubururu iz'umuhondo iz'icyatsi iz'umutuku izi kugira ngo uzamenye ngo uyu nguyu ni kiyongozi wawe kugira ngo uzamenye ngo uyu nguyu nawe wamwikandiraho cyangwa se nicyo kintu cyantangaje cya kabiri numvishe mu kiganiro kimwe mwatanze ko hari ikintu cyitwa igitiyo giye bakinjyanyeho abacungagereza ntibasoka nk'uko ntabwo bashoboraga kugenda ku giti kubera iki iyo habayeho ibyaha bikorerwa mu magororero mu buryo butandukanye mu buryo bumwe cyangwa ubundi abantu bisanga kuri bare ni imbere y'umucamanza abafungwa bahagararanye n'abacungagereza bari kuburana ibyaha bijyanye n'ihohoterwa ry'abafungwa hari urugero rw'abacungagereza bagera kuri 7 n'abafungwa bagera kuri 12 baburaniye mu karere ka Rubavu bari bayobowe na Kizigenza CSP Kayumba Innocent Uwayezu Auguste Gahungwe Frame Gapira n'abandi kubera iki abafungwa rimwe na rimwe bisanga mu makosa akorwa ko uyu munsi umuntu wese aragenzwa n'ufite ubudahangarwa bukurwaho iyo byabaye ngombwa akagenzwa kuko buriya Bamporiki Edouard yakoze icyaha ari minisitiri amaze kugikora kurwaho ubudahangarwa arakurikiranwa kubera iki ariko tubanze tunavuge ko nta muntu n'umwe ku isi uri hejuru y'itegeko uwari wese itegeko riramureba iyo ukoze irihabanye naryo nawe rirakugonga nyine ukagongana naryo mugahura nyine impamvu ngenda hamya ko kugira ngo umufungo ajye guhagararana n'umucungagereza ku rwego runaka urwo ari rwo rwose babazwa ibijyanye n'ibyo amategeko bagonganye nayo biba biturutse ko umucungagereza aba yabigizemo uruhare kamubwire nta cyaha kijyanwa mu nkiko uretse ibikorerwa indani bibaho nko kurwana kuba umuntu yakwiba ikintu cya mugenzi we iyo ni bisanzwe nta cyaha gifiteho gihureho n'umucungagereza kuko intera iri hagati y'umucungagereza n'umugororwa mu rwego rw'imiyoborere n'imitegekere ni ndende cyane kugeraho mwumvikana mukaganira mugasabana mugahuriza ku kintu icyo kintu kikazavamo icyaha gihanwa n'amategeko iyo ntera nuko ukuyoboye ari we mucungagereza ababigizemo uruhare Amani Olivier sinzi no cyumvikana ngira ngo yego kirumvikana n'abadukurikiye baratureba nta mufungwa cyangwa se umugororwa n'umwe ushobora kugwa mu cyaha hamwe n'umucungagereza umucungagereza adafitemo uruhare runini cyane kuruta umufungwa yego n'inyungu nyinshi wowe wari mu igororero umufungwa witwaga Amani Olivier umuhungu wa nyakubahwa minisitiri w'ingabo bwana Juvenal Mparizamonda impamvu ushyizeho bwana Iranka uyu munsi ntabwo yari ifite amaraka akiri mu gipolisi yisanze imbere y'urukiko areganwa hamwe na CSP Kayumba Innocent Eric ndetse na Mutamani wa Ephraim mwebwe mwari mu gipangu kiriya kintu cyo kwisanga Amani umufungwa wari uri muri gereza yisanze imbere y'aba officers gusa imbere y'urukiko bari bibye umuzungu witwa Ayman Kasim umwongereza yari majoro inde Eric Ayman ni umusirikare mu gisirikare cy'Ubwongereza akaba umuhakazi ukomeye ku rwego rw'isi kuko ibihugu hafi ya byose yabifungiwemo banavugaga ko nasoza ibihano mu Rwanda Interpol ishobora kuza imutegereje ariko bose ntiyatashye yaratashye ariko kugera uyu munsi nta makuru dufite y'irengero rya Ayman gusa yashoje ibihano arataha twavugaga ngo kubona umuntu nka Amani Olivier umuhakazi nawe ukomeye kuko nibyo bimufunga
yisanze imbere y'amategeko ari kumwe na koroneri na majoro, umuyobozi wungirije wa gereza, umuyobozi mukuru w'igororero ndetse n'ushinzwe ubutasi. Ni ubuhe bucuti bwihariye mwabonaga amana afitanye n'abayobozi bo hanze? reka mvuge ko biba ntari impari, cyagiye biba urubanza ruba naje nsanga byararangiye. Icyo gihe hari hayoboye Auguste wa Yesu. icyo rero sinagisubiza kubera ko ntabwo uretse kuvuga ibyo numvishe nabyo burya mu mategeko nuko nyine bivuga ko nabwo ibyo wumvishe nabyo byitwa ubuhamya. Ibyo wabwiwe n'ubuhamya, ibyo wumvishe n'ubuhamya, n'ibyo wahomye n'ubuhamya. Ariko numva njye ariko buramba ntekereza ko ahubwo ubucyakabaye ubuhamya cyane cyari cyo wahagazeho. Ntabwo tubizi. Ibi ni noneho mu butangamye ukajya uvuga uti giye numvishe bavuga. Bikifashishwa mu buhamya. Bikifashishwa. Ariko si ubwo bikwiriye kuba byemezwa nk'aho ari ubuhamya kandi uvuga ibyo utahagazeho. Nyir'ubwite ahubwo wabibonye niwe uko byumva niwe wakabaye nyir'ubuhamya. Niba njye narebonye nkabwira Sharangabo. Okay, ibyo umva kantu ushaka gukurayo. Ibyo wiboneye ni ubuhamya. Yego. Ibyo wumvishe nabyo ni ubuhamya. Ariko numvaga budakwiye kuba ubuhamya bwashingirwaho umuntu ahamwe icyaha kuko we warumvishe ntiwari uhari. Yego. Niko sinzi icyo byashingiye. Byabaye udahari usanga byarabaye, usanga igororero riyoborwa na superintendent wa Yesu Auguste. Wumvishe bavuga iki? Kagira inkuru. Nk'umuntu mukuru ntago ubwo se byabyiswe ubujajwa kujya kuvuga ibyo wumvishe utahagazeho. Come on. Twagiye. Uba ugiye ugiye mu kato, ugiye ku gitiyo, twavuga ko ari Black Day yakuremereye kurusha ubwo ubugenzacyaha bwagutaga muri yombi. Black Day kuri jewe ya mbere no gutagwa muri yombi n'ubugenzacyaha niyo ya mbere ku buryo ushaka no kwihagarika, ushaka n'ibindi bitandukanye, ugira inyota inzara ihaguruka kandi wanyweye icyayi mu gitondo wanire na capati. Hariya rero kuko namaze igihe muri station ya RIB namaze amezi 2. Kandi noneho kwezi kurenga nari conseil uko babyita ngo ni conseil Kicukiro cyangwa nabanje Kicukiro, kamvuga ko nabanje Kicukiro hanyuma Nyanwa Rusororo. Nabanje Kicukiro amanyanwa Rusororo. Nyanwa Rusororo kugira ngo bakwegereze sentare ya Rusororo. Kuyo banyegereze kuko icyaha nakekwagaho cyari kiri ku rwego rwo ku rukiko rwisumbuye. Rwa Gasabo. Uburamanutse yari ku rwibanze guma Kicukiro cyangwa se kwegerezwaho urwo rwibanze rw'abari station yaho. Uburamanutse ngewe ndi mukato haje niyo Black Day yanjye ya mbere. Naho kwinjira hariya erega abanyarwanda akambwe gutya. Wa mugani wa His Excellency abanyarwanda experience dufite z'ubuzima ubundi hari ibintu bitaka bidukanga. Ubwo hari na bombe zindi umuntu aba yumva kubera na social media, so nagize amarira menshi. Wowe wari ikinya cyangwa ni wa mugabo uririra mu nda? Nasize ntanze umurage. Hoya. Yego, mvuye brigade. Nagize amahirwe yo kubona madamu mbona ndabwira nti rero ngiye ahantu. Hari umubyeyi mwambwa ati Sharangabo ugiye mageragere nti arambwira ngo rukora idashira. Muri gereza ntari imbere ibamo. Waba ukatiye burundu urasohoka. Iyo udasohotse uri muzima usohoka wapfuye. Ibintu ni bibiri. Aha. Watanze umurage kubera icyo ngicyo. Yego, mbwira madamu namubwira nturabezi hano ngiye ntago mpazi. Kandi mu ijambo rivuzwe n'umuntu mukuru riba rikomeye cyane. Iyo uvuze ngo rukora idashira bivuze ko ari icyo atekereza kandi gishoboka. Nabwo nubona bigenze gutya na gutya nawe uzabigenza gutya na gutya na gutya. Muha makuru yose uko yakabaye ubwo ntashatse kuvugira ahangaha ajyanye na privacy. Ariko abakuru barabyumva. Iyo wari ufite inshingano ari wowe uri umutware w'urugo ufite umugore n'abana. Ari cyo mu kanya navuze hejuru ko agahinda si uko nafunzwe no muryango narisize. Kankubwira igihe wikirega buri ari ibintu uburesa akomereka ku giti cye. Ariko Black navuze ko iya mbere ari ukunjyana none ari ugufatwa na RIB. Iya kabiri kunjyana ku gitiyo. Iyo muri mukato cyangwa se kera nanjye nkiri mukato hari abantu baza ariko baba biganjemo abasekiriti. Bakubwira ndagutwara ndagucumbikira bakavuga igicaka bakavuga Kigali bakavuga ibyiringiro. Abo bantu bakugezeho wabyumvaga gute? Oya bambwiye numvaga ngo ni Nyabugogo ubundi bakavuga ngo Kigali ubundi bakavuga
none ngewe umbwiye Nyabugogo mpita numva muri gare mpita numva abantu benshi nanjye gukoresha ijambo ritari ryo ry'akajagari ariko nagari nyenda risubiranye ndaryigaruriye ahantu hari abantu benshi ari muvoma nyinshi z'abantu batandukanye ngewe umbwiye umpitishijemo bampitishijemo ngo ari ukujya hariya nyirwo n'umuntu wo kuganiriza no kujya muri Kigali uhita wumva Kigali ukumva ni Kigali isukuye Kigali tekanye Kigali y'amahoro Kigali tekanye Kigali keye ariko n'undi ahantu harakeye tubyemeranywe muweze kugucumbikira zibaho muri gereza muri gereza ni inyungu babisaba kumukorera umusirikare umusirikare ni iki anjyanye ahantu rwose numva umusirikare abantu baba baraje imbere imbaraga z'ubushobozi ziba zaragiye zigabanuka abadanjere oya ntabwo abantu bose ari abadanjere nk'ubu nk'aba nturi umudanjere nanjye se nari umudanjere nibura kuva ku myaka 5 kuzamura nibura ubu mwaho ngaho butangiye bavuga ko butangiye kumenya igororero icyo ari cyo systeme igoro butangiye kumenya mbese butangiye kujya imibanire n'imibereho butangiye kujyamo neza ibaza ngo indi myaka noneho yose wakubiseyo ntabwo bure so umusirikare niba warakoraga ubutagihembwa niba ufite amaze akodeshwa aba afite byinshi akora yego afashamo umuryango ABCD muri make uko wowe winjizaga ntago ari kubukinjiza imbaraga rero z'ubushobozi ndavuga mu mufuka amafaranga biba bigenda bigabanuka bityo rero kugira ngo ugire imbaraga niba ukeneye bigufasha mu mubiri niba ukeneye ibyo urya n'ibyo unywa kandi ukaba nta bushobozi bwabyo uzakenera umuserire ngarukanye indi terime ufata nyuma y'umusirikare ari uzakenera umuserire ufata rimera ariko ibintu kuki Jean Paul ataye babwibuna uyu muntu antinya kubi ngera atazajya ngwigwira utuntu tw'ubwenge bucece uzakenera umuserire ne newcomer ni umuntu bushyashya ubukinjira iyo rero ugishyushye mbese ugifite cash mwani magambo ushobora gukama yego nawe ukabona uko ubaho kugira ngo rero agucumbikire hari igihe mugira ibyo mwumvikana ariko ibyo bintu ntibyemewe mu igororero ariko birakorwa niyo reality birakorwa kandi nawe ubaye uri umuntu akagukora ku isima hari abakubyutsa saa 10 za mu gitondo bagiye gukoropa ukaryama saa 5 ariko abandi bamaje kuryama cyangwa saa 4 ukabona umuntu kwandura aho hantu ukazajya hariya byita ngo iki ukazajya kubita igitotsi cyawe kambivuga gutyo kubita igitotsi cyawe kugira amasaha yose ushakiye nawe uri umuntu uwo muntu nawe wamurebera nawe ushyiramo mu muntu nawe yego ndabyumva umufatira akana muri 2013 ubushakashatsi n'imibare y'igororo y'abari bari mu igororo yagaragaje ku icyo gihe rero Eric Shimiye ni wari umuyobozi w'umurenge w'igororo ryacu hariya mu mibare batanga 2023 mu mibare byagaragaza ko hagati y'abantu hagati y'4,555 badafite uburyamo ari nacyo twita ubucucike mu igororero hagati y'2,555 ntabwo byari bifite aho biryama iyo tuvuze ngo biryama ubucucike ni ubwinshi burenze umubare w'abateganijwe kwakirwa cyangwa se kugororerwa muri iryo gororero yego icyo gihe imibare nibuka nko mu kwezi kwa 7 kwa 8 gutyo iyo mibare niko yari hagaze bari benshi cyane kuko icyo gihe na liberation zatangwaga gake cyane liberation provisoire ndetse yari yabaye mu kwa 3 yarekuwemo abantu 19 barimo Rusesabagina Paul yego ndabyibuka tariki 23 ndabyibuka izo kwa 3 iyo liberation y'abafungwa ntibayivugaho rumwe ariko mu buryo bw'amategeko iranditse hatanzwe imbabazi hatangwa na liberation abantu bagera kuri 200 ahari yego ubwo rero abo bantu byagaragaye ko abantu bose badafite iyo tuvuze ngo umuntu ntafite harara bivuze ko nta hantu nta gitanda nta mirongo neza afite muri make aryamye muri koridoro aryamye mu mirambizo hasi aryamye cyangwa kuri bariko hari igihe cyageze no kuri bariko baryamaho hanze no kuri bariko hanze cyane cyane hariya nko mu kagari k'impande ya radio nakahe Rwagasabo aha mu myaka 3 wamaze mu igororero realite ukuri ko hano nta rwego hagarariye mu buryo bw'ubuvugizi uravuga ibyo wabonye ngiye mwamamagaye nk'umuturage nk'umuturage hari umunsi n'umwe wigeze ubona mu bihodi nta gihode kidafite umuntu uryamye hasi mu bihode 20 19 nako kuko byereye
kukiza ntabwo bibarwa mu njya mbona no mu masuku ranking z'amasuku ariko nako nakagari ariko buriya niyo hari ibikorwa bijyana abantu mu nzu mberabyombi abantu bo mu byiringiro ni special place. Yes, hariya muri Gahinga. Muri Gahinga bitewe nuko nta bitano byari byagashyizwemo. Nta bantu baryamaga bose bari hasi. Ngewe wavuze uti njya kuza mu igororero bampaye iminsi 30 nasize ndaze. Mu minsi yashize mu kiganiro nakoze naravuze ngo aho kunsubiza muri gereza iyo ari yo yose wanjyana Rusororo, kubera ko Rusororo abantu bamenya ko bakujyanye bagakaraba bagatekereza ibindi, mu gihe iyo dufunze tuvunika twe tukavuna n'imiryango. Yego, kuko ukosa mu rugo urusiga amara masa kandi rimwe na rimwe n'igihe uzahaba ari kirekire. Ako se Jean Paul turakomeza uraza gukomeza ubundi niba baba bakujyanye cyane uba wijyanye ni ngewe uba wijyanye ariko bakavuga ibikorwa wakoze sibyo rata. Aha, nibyo biba bitumye uzi ibikorwa utabikoze ntago mwaho. Aha, kubera iki umuryango wanjye uvunika mu kintu cyantunguye gikomeye ni ukubona nari nzi ko nka Kazungu Deni atasurwa, nari nzi ko nyine uko namufataga najye kubona ngo Kazungu Deni yasuwe n'umuryango runaka, Kazungu Deni najya gufata ibintu yoherejwe ndavuga ese uriya muryango wari ushyigikiye ibikorwa yakoze, nyine numva ko hari ikintu umuntu akora. Niyo mpamvu navuze ko umuntu yinjiye mu igororero atareberwa mu ishusho y'icyaha cyamo, ababishinzwe kubireba ni inzego z'ubutabera. Wowe wavuze ko ukana bakumvishije niyo mpamvu Kazungu Deni buri afite n'uburenganzira busaba kujya muri korali akajyamo. Afite uburenganzira bujya gusenga, ntibaza mu biterane bakaza gusenga, bajya baza no mu bikorwa byo kwibuka, ibikorwa byo kwibuka, gahunda yo umunsi wo kwibohora, umunsi w'intwari wo gukura igihugu baraza, kuko ni umunyamuryango w'imfungwa n'abagororwa. Ngewe icyo navugaga shingiye situation nge nabayemo, kuko ijoro ribara uwariraye naravuze ntihari ahantu ho kuhasubira, tafadhali najya Rusororo. Jean Paul reka twemeranye ko ananiwe kwiyakira ari hano. Sharangabo yari yakiriye. Ngewe naje hari ikintu cyangoye ngo twaze tuva ngo za Black ni bari biki Black Day umunsi mubi. Ikintu cyane cyananiye ni kugira ngo bazane umwana wawe wibyariye wareze ubu utemerewe kumukikira no kumuterura. Komera namufataga ariko hari uwitwa Jean Paul wewe wasurirwaga hehe? Hari uwitwa Mivumbi warambwiye ati uwo mwana uteruye ni uwo mwana n'uwanjye, ngo ubwo agize ikibazo agira ikibazo gutari kumwe na se. Wahuye nawe se ko abafunze wahuye nawe? Namucishije handi bacishaga ibintu waragira mutara mucisha hejuru umva tuki nyibabona nese ntimumpe kuko bavuga ngo mukubita abanyerondo bataraza, ntimumpe bataraza. Wabikoze kangahe? Nabikoze rimwe. Sawa, wabwongeye? Ntabwo byongeye. Sawa rero abura nabwo nuko waciye muri humye. Ufata nawe ciye muri humye. Ikintu cyandiye mu buzima, nari maze imyaka 3 ntarahobera umwana wanjye ntaramukikira kandi bansura buri gihembwe. Ni kibazo umwana wabyaye umwana wawe amara yawe. Aha, uducitse kuko hari da part 2 bizaterwa n'abakureba, bitazaba nka cya kigage cy'ibyumba undi washyizeho ikigage cy'ibyumba ati bakazajya bigera ku kibyumba, kandi ikibyumba ari cyo kibyumba atari cyo cyiza kuko atarazi gusoma no kwandika. Ariko abakunzi ba Nkundineza Jean Paul n'inshuti zacu muri rusange bazagena niba zagaruka bwana Jean Dodier Sharangabo ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 10. Urwego rushinzwe ifungwa n'abagororwa RCS cyangwa se urwego rw'igihugu rushinzwe igorora rwasohoye itangazo ruhagarika kugemura guhahira kuba umuntu yahabwa ibintu byaguzwe kwa wa munyemari watsindiye isoko. Aracyari Nyirangarama? Aranyishyura. Okay, ubwo nabazaga aracyari Sina. Ese na Gerard Champo natinya umva ukarekeremo Sina Gerard nabona ko ari ngombwa gusa nawe ndamufite ku mutima nagende yereka abafungwa. Oya ntabwo turavuga ibye kuko ibye bizaba ikiganiro cy'umwihariko, gusa Nyirangarama nafata umwanya asura abakiriya. Sinako afite uruhare rukomeye mu mibereho y'imfungwa n'abagororwa ariye. Yego kandi myiza. Icyo gihe kizabaho ariko akeneye no kubasura. Haratumuza ubuzima bwahagarara. Harya wagiye ibiryo bigeze kuri 3500 ibyo kurya repase hari ikiguri cy'umunani. Sawa, Imana ikurinde. Ihene ni 80.
izo ziraribwa harasa n'iziribwa zijya kubyiringira ariko hariyo n'iramanuka mu gice faranga ufite none se bagurisha umwe cyangwa bagurisha none se ntabarya ibiryo kuwa mbere ku cyumweru batazi bigura uko bisa nuko tuvuga abaye hanze bifite icyo bivuze ari tuvuga ibintu dutebye gusa niba uri umushikuzi uzabimugera ujye kurya inkoko yego tubashikuye nde akuzi uko buriya Jean Paul uzi ko buriya mu bantu bivugwa ko basurwa cyangwa bahirizwa amafaranga bivugwa ko ari abantu batarenga 3,000 n'abasurwa gusura nabahoraho bagaruka babare bake cyane baze biyongera muri bake cyane ariyo mpamvu havamo na za werewere ubwo no kwisobanura abadukuri ni imirire mibi werewere ni mu kinyarwanda yitwa imiterevu ntabwo ari imirire mibi imirire mibi ni bwaki imiterevu ni iki imiterevu ni indwara ifata amagufwa niba uzi abantu bazi ibintu by'imodoka yego iyo grise yashize mu byuma bigakora naho yego no yego hari naho bisaba kurya ibiryo birimo amavuta either avoka uzi ikintu kivura kugira ngo mbikubwire ivurwa na avoka ikinono breba urumva breba mayonnaise isukari ubwo nimo hariya twananze batwandikira ibintu umuntu umugabo aramufata agahinduka werewere nkuko mva werewere ako nako karagaciyemo no nari yabango kiri mu biganiro biri fani butanza babwira indwara ndwaye iki kiganiro nari yabango iki kiganiro uzi ko narwaye hemorrhoide hemorrhoide murayize yego ndayizi ubutaha ya reka nimba naramutse neza aha uzaba waramutse kuko mwaramutse iraguma yego urakeye mama kigabo reka nagutunganya imyaka jambo umukuru ninde ni wowe uri indirimbo mu nganda ya kuba abantu bakijya mu kato bapimwa covid no kuba abantu bakijya muri senyenge mu mboni yawe nk'umuntu wahabaye imyaka 3 kuvaho ni umuturambye cyangwa kugumaho niwe biri reka tujye mu buryo buri mental health tekereza y'abantu ariko no mu buzima bwite bwa nyabwo iyo uhuye n'uwawe ukamuramutsa psychologically moralema hari ikintu kimusigaramo urahumeka umwiyumvamo urongera hari impumuro ye cyane cyane nko ku bana basura ababyeyi babo ku cyumweru cya mbere cy'ukwezi umwana wahobeye umubyeyi bakamukikira hari humure twe njye abana baransuraga nkataha nkaborogera mu gihodi ni handi dutuye tugoma hamwe wari utuye niba mbyibutse numva narira sinye ko umwana w'umuntu se ni ikindi ariko mu mbone yanjye nkuko bashoboye kuzirikana bagaha agaciro igitekerezo cyangwa ibitekerezo abantu batanze byo kuvanaho igitiyo bazana kuri senyenge ubundi bakaza ingamba zo gusaka akato niba ikibazo ari ibyinjira bitemewe bakaza ingamba zo gusaka niba ari covid nakumva ko atari byo koko covid ntabwo minisiteri y'ubuzima iravuga ko ari icyorezo ingamba zo zarakajwe kuko wagiye hataraza scanner hari scanner abantu baca muri scanner ibintu bica muri scanner ahubwo ikibazo gikomeye bica muri scanner mu buryo bwiza ntagira umuntu uca isukari n'ibindi gihagera imbere mu igororero badamu bakabicagagura bareba ngo bitewe ako suko ikintu scanner yabuze harya umuntu abarebe ukibone ni cya kindi wavuze ushobora gusanga scanner ari reba ibyuma ariko itaye cyangwa ibintu runaka ari bindi tabona scanner biterwa n'icyo iri bukore iyo bashyize scanner hariya baba ni icyuma cy'electronique baba bakesitayime ibintu bashaka ibintu bijya muri gereza byemewe irabizi gereza ntabwo uraca muri scanner akakubwira ngo ufitemo iki ugasanga ufitemo igiceri cy'ijana batisubirayo yego yewe ufite press card my press card ishobora gusoda bitewe nuko babyesite cyangwa ntisone ahubwo ngewe aho kugira ngo abafungwa basake bwa nyuma bivuze ngo agaciro gahawe abafungwa ba criminal nabanza gusakwa n'abafungwa bagenzi banjye yego abacungagereza bakansaka nyuma bareba niba ariko bundi iriya buriya buryo bwo bwafungwa gusaka abadushinzwe mu igororero basatse ubwo nubwi bavuga ko bwa nuko baba batasatse neza double checking ni iki uyu nguyu nk'umuntu utarahagera ari kwivugira utazi ibyo ari byo kuko utabusya abwitubumera bavuga ko byashyizweho na Chief Superintendent Kayumba Nosa kuko Chief Superintendent iya Burunga gihari ibyo bintu ntibyabagaho na wundi w'inzobe
wayoboraga igihe Karasira ngo ahamagara akagenda nawe bikamuviramo kugenda yitwa w'inzobe uwo bazi yabaye deep. Donc ibyo bintu bidasanzwe byashyizweho na Kayumba Innocent, ariko kandi ikintu cyose kigishyizweho n'umuyobozi gihita kibitegeko n'uje aragikomeza. ubu se ntabyo yashyizeho byavuyeho. Urugero cyanze bikunze hari ibintu bimwe na bimwe ubu se nka Muragize yaraje akuraho inkoni. so wagiye ataragaruka. Nagiye ataragaruka. Patrick Muragize yego umugabo tuyoboye neza cyane kandi bivuga na sese byumve. Umugabo wayoboranye ubushishozi n'ubwenge kandi atikoza abaroko n'ubu ntabikoze kandi agakemura ibibazo byabo n'ubu ntabikoze. Jewe Muragize namuha amanota akemera ibitaramo abaroko bakava mu bwigunge. Urabyibuka ni ku gihe cye nicyo gihe Mbonyi yaje no wazanye Israel Mbonyi kare twari twabivuze ku gihe cye yego ubwo nanjye mbisubiyemo urumva ni ukuvuga ngo yahaye agaciro abaroko, yahaye agaciro uburenganzira bwa muntu. Aha nubwo wenda bitaba 100% ariko mwe yaragerageje rwose. Yego nanamushimira rwose nanjye nubwo atanze. Ubu kubera ko arasese ntakeneye ko namenya kubera ko arasese yabonye n'igihe yari amaze muri force yarazamuwe ubu ni senior superintendent. Cyo nicyo gihembo cyo gukora neza nyuma yo kuva ku ishuri. Nuko kadusezeye tukarira